ariko nyamara ubanza ushishoza urebe. Ngiye ikibazo kimpangayikishije ni kimwe n'iki cyonyine cyo kwirirwa mubeshya ngo umwana si uwanjye kandi umwana ari uwanjye. Ubu naramuka bimenye koko hazacura iki Fabi? Nyine ni ikibazo gikomeye kubeshya nyine umuntu urukundo ngo umwana si kandi bikoko birumvikana. Ushobora no kumubwira ugasanga n'ubundi arakwanze cyangwa se ndakanagukunda. Nge yambwiye ko mu mateka y'iwabo ndetse ubu ikibazo kimwe mfite cyonyine n'icyo gukomeza nihakana umwana wanjye. Fabi ubu nzakomeza mbeshya Paul ibi bintu bizagenda gute? Ntago nshaka kuriya mwana w'umuhungu mumucurika mumucurikanura nk'uko mwacuritse. Ngo iki ibyo se birakureba? Uriya muhungu ngomba kumubwira yuko Isimbi afite umwana. Ngo iki? Nta muntu nshaka kuzongera ariko se ababarira muri uyu mwana. None se are waje wowe uri urasaba Anita sibyo? Anita ni mwenda tuvuga ko hanze akagenda ibya Isimbi bije mute? Ibya Isimbi ugiye kumwicira ubuzima gute? Ugiye kumwica ibyo birakureba ubyivanzemo gute? Bari kujya kuza kugufata yari kuba yarwa. Ariko rero iyo amagara asejwe buri wese asamaye n'agasamaye uranyumve ngo ari kuvuga mu kantambara wabi ngo kumutanga ngo ubundi ngo tanga urugero ngo agashyira mu mwanya wanjye ngo rebe ko kavuga n'ibintu bitabaye plan bizi zibaho yari plan akari mugira iyo simba niyo baje gahita kagira gutya karagurukoreye ngo ngewe ruce urwo rurimi hasoni ahubwo Fabi tubwire turakora iki ko ari wowe mapanzi ko ari wowe ujya utugira inama turakora iki? Kandi ufite akarimi nyine ufite akarimi ndakare ako karimi gakoresha rero tubona na solution y'ikibazo. Okay none niba munyemereye reka mbabwire. Aha dukora iki? Je ndumva yasubira inyuma aho mwari muri akajya gushakisha kubera ko ahantu habe inde wowe none sujye ko ari abana baburajye kumana y'ijuru neza kubona agombaga gusaza gutya si umukungu kubasi ni ridene w'abana ngo gusazira mu bakwe ibyo nyine byashaka gusazira mu bakwe kandi no uri kubitera sazira mu bakwe se wagicucuwe ko mfite umugabo nkafite urwo nyine gute unsazishiriza mu bakwe nyine mama yibagishije ibi byana kurya ibyana umuntu atigeze arera bigenda bikabira nk'ibintu by'ibigoryi bidafite ubwenge si mama nyine no kumamufataga namwe nuko mama wowe yamusazaye no kumamufataga mubona ko abantu ngo kuko bamaze gukura mu bakabonamo bigoryi bidebire mugomba gufatwa mwana ndi umwana wo muri maternelle mwitwarira uko bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba iyi season nkuko twayitangiye ngire ngo mwamaze kuba mwabona ko uwo bise mama Iribagiza rwose ari kwisararanga mu bana be ababwira ati rwose bundi muranshaka iki mwamaye imbago zanjye nkajya kwirebera Rugema nubwo ibyo byose byabaga ariko nanone yisararanze bibi by'ubusa Emile niko kuhamusiga arikomereza arigendera gusa nubwo yakomeje kugenda nta uzi ngo yagiye hepe yagiye atashe nawe bamusiga aho ngaho aramubwira ati aha niho uri utuje kandi ufite amahoro nubwo mama Iribagiza rwose we atashakaga kubyumva gusa nanone Iribagiza nawe igihe yarari mu rugo akaba yaje kuba yakakira inkuru itari nziza ivuga ku bintu byerekeranye nuko bashobora kuba bavumbuye ibindi bimenyetso bishobora kuba bishinja Rugema cyangwa se bitamushinja ariko ibyo akaba yabibwiwe na brother we Rurangirwa ubwo yavaga ku rukiko nubwo brother we atigeze ngamusesengurira ngamubwire neza ibintu ibyo ari byo icyo gihe cyose ubwo ibyo byose byabaga nanone Are akaba yari kuganira na Rugema amubaza ibijyanye na Isimbi rwose avuga kuko ashobora kuba yajyana umwana cyangwa se namujyane ndetse akaba yamaze kuba yakemera Rugema ko gutwarana Isimbi n'umwana nta kibazo ubwo abwiraga Rugema ko Isimbi yamuhaye imbogamizi ze ko ari umwana ndetse ko kwita kuri Are n'umwana bakishakana mu gihe cy'ukwezi kwa buki rwose bishobora kuba byagorana ariko nanone Rugema yavuze ko agiye guheraho ngo akaba yatangira kwataka Isimbi akaba yamwumvisha kuba yashakana na Are nubwo rwose tutibagiwe ko uwo bita Isimbi ifite undi mu diaspora ugiye kuza kumushaka bari no umukunze kuruta abandi bose igihe bamwanze igihe cyose yamuteraga inda kamwe akantu wowe aramukunze rwose niba atari bimwe by'amahugu nanone kandi nuko ashobora kuba
biri kuvuga ko ashobora kuba yaramubeshye ko atarabyara ndetse ibyo bikaba byabaye ikibazo mu muryango kwa Rugema. Ikindi kandi nanone Emile akiri mu rugo yaje kuba yakitaba telefone y'uko mabuja we bamwatatse ndetse atewe cyane ko mabuja we amusabye kuba yamutabara rwose ko umuzamu atewe icyuma, nubwo rwose utamenya ngo ni iki kuko mwamaze kuba mwabona ko uyu mabuja nawe ashobora kuba akunda uyu Emile. Muri season ya 59 sinzi ngo bishobora kuba byifashe gute, ariko ugereranyije hano urabona hano ndabona Emile ashobora kuba yagenda agasanga koko byabaye, ariko agasanga abapolisi bamaze kuhava, cyangwa se nanone akaba ashobora gusanga bitabaye, ahubwo umudamu yari ari kugira ngo ahagere ari nijoro noneho babe baba bari kumwe ndetse banaganira kuko mwabonye ko yatangiye kuba yamukunda. Kandi ikindi nanone ndabona hano muri 50 Rugema ashobora kuba yakicaza Iribagiza akamubwira ati ibintu urimo ni ibiki, uwo muntu wundi simushaka mw'uru rugo rwose, gera uve hano. Ariko nubwo ibyo byose byabaga Isimbi nta wari uhari nawe twigeze tubona, gusa Rugema ashobora kuba yamwicaza akamubwira ati kora gutya na gutya gutya na gutya kugira ngo tubibone iki tukore bigende gutya. Gusa Isimbi mwumvishe ko afite intego y'uko azakundana n'umukunda mpaka nubwo Rugema we aba ashaka gushingira abana be umuntu ashaka. Ubwo yabibwiraga Nyirantambara amubwira ati bakeneye ari muri rugo bubi na bwiza, nubwo ari yashakaga umugeni wabo, ubwo ari nawe yamubwiraga ko nta wundi mugeni ashaka atari uwo muri rugo. Ndetse si ibyo gusa, ndabona hano nanone uyu mugore wa Emile ashobora kuba yavumbura ko yasa nk'ubona ibintu by'ibisigisigi cyangwa ntanabibone by'ukura mu mabuja wa Emile ashobora kuba yarakurashingiye inde Emile. Reka rero turebe ngo ni biki ku munsi w'ejo, kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye tubasha kuguma kujyana mu bindi biganiro. Mwari kumwe na Amac Films Production ku bufatanye na TKT Studio Recorder.